wumvise ijambo amahirwe, ibyo ari byo byose wumva ko ari ikintu kidasanzwe umuntu aba yahuye nacyo yabonye, kandi koko amahirwe ni ikintu kidasanzwe kitegereza kubona abantu bose, kuko iyo umuntu yageze ku kintu cyiza usanga abantu benshi bavuga ngo yagize amahirwe. Ariko uyu munsi ngiye kukubwira ku yandi mahirwe nawe ushobora kubona waharaniye, kuko nyine ibi ngiye kukubwira ni amahirwe nawe ushobora kubona ukayabona wayaharaniye kandi ukaba wayageraho. Iyi nkuru nawe ushobora kuba wayisoma muri Bibiliya yavuzwe na Yesu mu gitabo cya Matayo ibice 5, aho usoma abantu bahiriwe n'amahirwe bafite, ku buryo nawe ushobora kubikurikiza ukaba umwe muri abo banyamahirwe. Umunsi umwe Yesu yazamutse umusozi, abantu benshi bagenda aho ari bamukurikiye, ageze hejuru aricara, abona ko kubabwira ku kintu cy'amahirwe ari ikintu cy'ingenzi, maze aterura amagambo ababwira abantu bahiriwe aba ari bo. Aratangira ati, hahirwa abakene mu mutima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Harahirwa abakeneye Imana, harahirwa abakeneye Yesu, harahirwa abakeneye ijambo ry'Imana, hahirwa abakeneye guhembuka, ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Ntabwo hahirwa abantu bakeneye amafaranga, ongera ubyumve neza, ntabwo hahirwa abakennye imyambaro, ntabwo hahirwa abakeneye ibyo kurya, ahubwo ngo ni abakennye mu mitima yabo, aho nibo Yesu yavuze ko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Arongera ababwira ati, hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Akomeza ababwira abahiriwe, arababwira ati, hahirwa abagwa neza, kuko ari bo bazahabwa isi. Abantu bakora neza, abantu bagirira abandi neza, mbese nyine abantu bagwa neza, abantu b'imitima ikora neza, ngo ngabo nabo barahirwa cyane. Yakomeje ababwira n'abandi bahiriwe, arababwira ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Abantu nyine bumva bashaka gukora ibyo gukiranuka, abantu bumva bifuza gukora ibyiza, abantu bumva bagomba kugendera ku murongo uboneye, nyine ababwira ko bene abo bantu ngo ari abanyamahirwe cyane, kandi abo bantu bazahazwa. Yakomeje ababwira abandi bahiriwe, arababwira ngo hahirwa abanyembabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Abantu bagirira abandi imbabazi, abantu bagirira abandi, bababarira abandi babahemukiye, bababarira abandi babakoshereje, ngo abo bantu barahiriwe, ndetse nabo ngabo nabo bazagirirwa imbabazi. Kandi wibuke n'isengesho yigeze yigisha abigishwa, yarababwiye ngo nimujya musenga, mujye mubwira Imana ngo tubabarire ibicumuro byacu, nk'uko natwe tubibabarira abaducumuyeho. Bivuze ko nyine Imana iyo uri kuyisaba imbabazi, nayo irareba ikabona, ikareba se wowe hari uwo ubabarira. Kuko nyine ubusigaye ubona abantu bashaka guhabwa imbabazi, ariko kuzibabarira babacumuyeho cyangwa babahemukiye, ugasanga ni ibintu bibagoye cyane, bibaruhije. kandi ariko Bibiliya yavuga ngo hahirwa abanyembabazi, ni ukuvuga ngo abababarira abandi, abo ngabo nabo babarirwa ibicumuro byabo. Ni Yesu wabyivugiye. Yakomeje ababwira abandi bahiriwe, aho yakomeje kubabwira ngo hahirwa imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Abantu bafite imitima ikeye, abantu bafite imitima yitunganya, abantu bafite imitima yihana, abafite imitima nyine idacumura, abo banacumura bakihana, abo bantu ngo bafite amahirwe cyane yo kuzabona Imana. Abo bantu ni abanyamahirwe cyane. Yakomeza ababwira abandi bahiriwe, ababwira ngo hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Abantu bakiranura abandi, abantu bunga abandi, abantu baharanira ko abantu bagira ubumwe, mbese nyine abantu bahuza abandi, bagakiranura abandi mu gihe harimo abashwanye. Mu gihe abo bantu ngo barahiriwe cyane, kandi abo bantu bazabona Imana igihe Yesu azaba agarutse.
yakomeje ababwira abandi bahiriwe, arababwira ngo hahirwa abarenganyirizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abantu bari bakakuzira, abantu nyine bahorwa ko bakiranutse, ngo abo bantu bafite amahirwe cyane, ndetse ngo ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo, abo bantu Imana irabishimira cyane. Iyi nkuru ni inkuru Yesu yivugiye ubwo yazamukaga uriya musozi, abwira abantu nyine ko aya mahirwe buri muntu wese ashobora kuyaharanira, buri muntu wese aya mahirwe ashobora kuyabona, ubishaka wese ashobora kuba umwe mu banyamahirwe akurikije biriya bintu byose Yesu yavuze. Abahirwa, ababwira ko hahirwa abanyembabazi, ababwira ko hahirwa abakene mu mitima, ababwira ko hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ababwira ko hahirwa abababarira abandi, ndetse ababwira ko hahirwa abantu barenganyirizwa gukiranuka, abo ngabo bazitwa abana b'Imana. Ibi bintu mubiharanire kandi mubyiteho, niba mukeneye kuba abanyamahirwe ku Mana,